yarwaye nk'umunsi nk'umwe avuga ngo avuye ku ishuri ameze nabi ngo yumva umutwe. Ako kanya yahise aryama arasinzira birarangira. Nta nubwo se mwamujyanye kwa muganga byibuze ngo kwa muganga nyine urumva yaje ari nimugoroba aravuga ngo arwaye umutwe anywa ikinini cya paracetamol 500 grams. Arangije aravuga ati numva nsa naho umeze neza. Papa waje kuko urumva yamwitaga papa we. Turasangiye ku meza turagiye turaryama. Mu gitondo nkako nyuma yuko babeshye Iribagiza ngo yarapfuye abashije guhura na musaza, ese babashije kumenyana? Reka nze byose mbikubwira uko byagenze. Banza umvugire ngo amena, ngiye kuvuga haleluya muntu w'Imana. Amena. Ngo rero nyuma yo kumbikubwira, mbere yuko mbikubwira, fata isegonda rimwe ureba aho hantu hasi handitse subscribe ndetse unafungure n'inzogera, cyangwa ureba aho handitse like nimba warakoze subscribe, aho kuri like ukande, noneho ujye no muri comment ushyiremo twa dutima twawe umushu wamaze kuzana ka gatebe se nitereke mbikubwire. Ese we murakoze abashu ndabakunda, no mpamvu niyemeje kujya mbabwira ibintu byose. Abashu natangiye kubona muvuga ngo nsige mbabeshya, oya mbabwiza ukuri ahubwo hari igihe amakuru muyakura ahandi. Nibyo nababwiye ati iyo utakoze subscribe ngo ufungure inzogera umushu, hari igihe babana baza bakabitobanga nta nibyo bashoboye, bamara kubitobanga nawe ukavuga ati umushu mukuru niwe watwiciye ibintu aratubeshya. Ariko mbabeshye gute kandi mbakunda? Sinzigera mbabeshya ahubwo nzababwiza ukuri, aho kugira mbabeshye mana nzaza mbabwiza ukuri. Murabizi neza ko bino bintu ngiye mbifitiye uburenganzira kandi ngiye nigerera kuri teri. Ibi si ibihimba. Ureba ku iyi foto urabona ko Iribagiza yari afite ubwoba ariko nyine atazi ibyo ari byo. Ariko mana ibintu mbabwira ni ukuri abashu. Rero nimba bamaze kuzana agatebe ni byiza. Imana ishimwe kandi himbazwe. Icara aho ngaho mbanze nzikubarire. Sorry ntago meze neza. Uwumva ko sound yanjye itameze neza yihangane, ntago meze neza abantu b'Imana. Noneho agatebe nimba bamaze kukazana umushu, nimba warakoze subscribe fungura inzogera, nimba nayo warayifunguye reba aho kuri like, ujye no muri comment ushyiremo twatima. Ese we murakoze icwi abashu ndabakunda mana. Ndasuhuza abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abarundi abandi bose, ndetse cyane cyane abanyarwanda mudukurikirana umunsi ku munsi, abigeme b'abarundi ndetse n'abakenyezi, abanyarwandakazi ndetse ubwo n'abadamu cyangwa n'abakobwa mwese, ndetse abagabo badusura kuri iyi channel yabo n'abantu b'agaciro. Ubundi mw'abakobwa mwe mubanze mukomera abantu b'abagabo baza hano amashyi mbere yuko dutangira. Murabizi neza ko mbabwira ibintu bizima. Bano bagabo baba bahari, mw'abagabo mwe mwigaragaze, mujye muri comment. Ese we ntago mushona? Ese we murakoze? Abagabo mwamaze kwigaragaza, mujye mwigaragaza. Abakobwa batazajya bagira ngo nta bagabo duhari tubikurikirana. This way natwe tugira umutima w'ibintu byiza gukunda, kandi dukunda Iribagiza na Cyusa nk'uko namwe mubakunda. Ese we murakoze? Umushu incwe akomana. Nimba wicaye uri kumva kino kiganiro uri umuntu w'agaciro, incwi akomana ngo fata ko ngako ko kwitama umushu. Nongera shimira abamama badukurikirana umunsi ku munsi, ababyeyi bacu muri abantu b'agaciro pe. Ewana njyewe mbakomeye amashyi kuko ababyeyi mudukurikirana muba muri gukuramo inyigisho, ndetse natwe muzajya mutwigisha ejo hazaza hacu, kuko ibintu mbabwira mw'ababyeyi muri ab'agaciro. Mubanze mwikomera amashyi mw'ababyeyi mwe n'impundu, nuko ndi umugabo mba mvugije impundu. Kaci reka nze noneho sasa barambwiye ngo jya ntinda, ariko mwihangane ntago mba ntinze, mbakwiye kubanza kubaganiriza. Rero amakuru yose muri kumva hano ko Iribagiza we na musaza we, murabizi neza yuko kwa musaza we yavuye kwa Rugema amaze kumubwira ko yapfuye, ndetse bamaze kubishimangira ko yapfuye, ariko ibintu by'imitungo bavuga ko babigurishije. Aribwo
Emile yakubitwaga azira yuko ntuze Rugemana yabuze ibyangombwa by'inzu z'iwabo ari bageza kandi akaba ari uriya mugabo ufite. Ese byagenda gute? Ibyo byose ubwo ngubwo amakuru bari kubaha ntago ariyo yuko Iribageza ahure na musaza we. Bitegereze bizaza mu bindi bice niba nahura nta nubwo bazanamenyana, gusa ariko amahirwe nuko afite agafoto kiwe kandi akaba amukunda kandi akaba ari amaraso ntajya yishira. Bantu banjye njye ntago njya mbabeshya kugira ngo mbabeshye, sinzi uko byaba byagenda, ibyo mbabwira byose aba ari ukuri. Nk'ubu ngubu nabonye abantu batangiye kubabeshya, ndavuga ati abantu bacu reka nze mbabwire ngo ibi bintu babyirinde, birinde abantu bari kubabeshya mureke gukuka imitima. Amakuru meza wayasanga hano, nta handi wayasanga. Rero ndagira ngo ngushimire wowe twabashije kubana kugeza kano kanya, ndetse nawe uri mushyashya uri umuntu w'agaciro. Wowe usanzwe ni mu rugo iwanyu urisanga, ntakaza ahubwo wowe waduha ikaze ku yicano yanyu. Rero njya mbaha nimero yanjye, munyandikire kuri WhatsApp cyangwa mumpamagare mukabyanga. Ubuse njye simba mbakumbuye we inshuti. WhatsApp yacu 0788 cyangwa ukaduhamagara kuri 0794406355. Bayi murakoze, Imana ibarinde, dusubire mu kanya mu biganiro byacu. Murabizi neza ko nazigera mbabeshya abashu. Noneho ndabakunda cyane. Bye bye bye, tuzabona nejo. Bye bye bye, tuzabona nejo. Abasheri banjye nukuri ndabakunda, mbageza ibintu mwifuza neza, ndabakunda cyane, tuzabona nejo. Abasheri banjye ndabakunda cyane, mbabwiza ukuri sinjya mbabeshya, muzabeho kandi Imana ibarinde. Bye bye bye, tuzabona nejo.